Yozi Imana ijye imuha n'umugisha ni ukuri kwakira abo bantu buriya kankubwire beti nawe rega umuntu akubwiye inkuru ntabwo wabura kugira emotion rero yakira abantu twakwihangana nakihangana rwose nkarira kugira ngo umuntu abone ko turi kumwe kandi koko nta nubwo narira rega kugira ngo umuntu abone ko muri kumwe emotion ziraza kuko umuntu beti hari ibintu umuntu akubwira kumva ntibibaho sibyo kavuga ati se ibi bintu bibaho birashoboka se ntago bishoboka nyine hari nk'ibintu wumva ukumva ni nk'inzozi ntago bishoboka noneho ngewe ubwo buhamya nari narabubonye kwa Roza urumva noneho mva ikintu cyantangaje ngewe ntaramenya ibintu bya social media cyane nari nzi ko abantu baba bahimba inkuru kugira ngo nyine batubeshye se bashake views se niba n'urugero ibyo byose betavuze hakiyongeraho no kuba umuntu uri muri ibyo bibazo byanze bikunze beti umuntu ufata utera urutambwe rwo kujya kuvuga inkuru ye kuri social media aba afite depression sibyo kandi depression ntago kuyigira ari ikibazo ni indwara nk'izindi zose Hey guys, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu bice bitandukanye bigize intara z'igihugu cyacu ndetse n'abari hanze y'igihugu turabasuje cyane mwongere mwiyumvemo ikaze ku rubuga rwacu rwa citymaid show turabakunda cyane nk'uko bisanzwe tubahoza ku mutima ntago tujya twibagirwa uburyo mudukurikirana uburyo murimo kudusapotinga muri iyi minsi turabizirikana cyane rero mukomeze mushyiremo akabaraga biradutera courage zo kugira ngo natwe tubashe nyine babyegereje umutima wabigize seri ibintu wabigize ibipadiri nabigize ibipadiri kubera ko akopeti tuvugisha ukuri rwose ibintu biri ku rundi rwego sibyo ntabwo ushobora gushimira abantu ndabashimira cyane njye ukagira n'icyo basaba murambashimira murambasengera mbahoza ku mushaha abarundi turabasuhuje umurundi wese udukurikirana turamusuhuje n'abadiaspora bose badukurikirana turabasuhuje n'abanyarwanda badukurikirana turabasuhuje uyu munsi cari imbeho Yesu imvura irahise reka nkubwire njye imvura si ibintu byanjye ndumva nkipfukirana n'amaboko nkipfukirana n'amatwi uyu munsi ni mubi pe urasa nabi ariko nta kundi turakora so guys rero ubu ngubu rwose tugarukanye izindi vibe turashaka kugira ngo noneho tuganire nanone mukomeze mukore subscribe nimwibagirwe kudusapotinga mu buryo bwose bushoboka turi hano ku bwanyu namwe muhari ku bwacu urumva kandi ikintu dushaka kubasaba cyane ni ukugira ngo mujye muduha comment tumenye ibyo mukeneye kandi none urashye kandi twishime tunezerwe dushimire Imana Nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo tunululu ariko karirimbo numva ngakumbuye kabisa ariko kagiye kageze ako buriya nta wundi muntu wazadutama indirimbo y'umwaka kuriya ndirimbo yari hit njyanga izahenda isi irunduka ikigira ni ukuri ko Imana dushima Imana ko tugiye kurangiza ntago turawurangiza neza iminsi iracyari ariko inshallah twizeye yuko umwaka uzarangira twifurije buri musubscribers wese wa citymaid show kuzagira umwaka mushya muhira kuzawurangiza neza kuzarya iminsi mikuru neza noheri n'ubunane tukakandagira mu mwaka w'2024
twese turi bazima noneho dukora subscribe. Subscribe zo zirimo rwose kwiyongera na views na viewers bakikubitaho bakirundaho. Oya uriya mwaka wo bigomba guhinduka. So guys, tutabatindiye cyane reka tureke kurondogora. Betty mbabarira ngarukanye ndi topic ivuga te ndi yakumurira igurumana. Ndashaka kukwibariza akantu. Uvuga iki ku bantu bajajinga abantu baza kuri social media kuvuga ubuzima bwabo cyangwa gutanga ubuhamya bw'ibyo banyuzemo, cyane cyane abatanga ubuhamya. Ariko akenshi nkeka ko abaza kuri social media benshi bavuga ubuzima biba bijyanye n'ubuhamya. Ubivugaho iki? Abantu babajajinga babafata ukundi kuntu babifata nabi. Yego babifata nabi, kandi mu by'ukuri ngewe ukuntu mbizi ni ibintu bigirira akamaro abantu, kuko nzi yuko hari n'umuntu ngewe wabinsabye ushaka ngo kuzavuga ngo ubuhamya bwe kuri channel yacu. Abantu babyitege bazaze babwumve, bunerekeranye n'ikiganiro kimwe twigeze gukora. Ubwo rero noneho twabonye reference y'umuntu wanyuze muri ibyo bintu, ariko we anyura mu buzima buri positive not negative. So ndagira ngo umbwire ubifata ute cyangwa wowe ubyumva ute, kuko abantu babifata bitandukanye. Nje rero urumva ntago nabifata nabi kuko social media nyirimo, urumva, ariko nago tugomba kwirangagiza n'abo bantu, nago babifata nabi, nago tugomba kuba judginga cyangwa ngo twumve ko tubafate nabi ariko ikintu tugomba kubanza tukamenya first, social media nka YouTube ntago ndibaza hatarenze imyaka nk'itandatu cyangwa 7 abantu social media itangiye kuba trend nko mu Rwanda, sibyo? Ntago ishize igihe kinini. Urumva naga abantu barayiyumvamo neza, nago baramenya ngo wagwane. Nago bazi ngo bivahe bijya he. Abantu nyine baracyafite ya myumvire yuko nimba umuntu aje kuri social media, ni urugero twagiye twumva nk'ubuhamya bwinshi, se natanga nk'urugero nko kwiyecanura nko kwisimbi, sibyo? Tuza abantu bakunze gucuruza ubuhamya bwinshi cyane. Tuza abantu benshi bateye urutambwe bakajya ku isimbi bakahavugira ubuhamya bwabo, bikabagirira akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abagiye bahashakira imiryango yabo barayibona, hari abagiye bahashakira ubufasha bw'uburwayi barabubona, hari abagiye bahashakira ubufasha bafite ubukene runaka barafashwa. Urumva, ibyo byose ni ingero zigomba kuduha ko kutwemeza ko social media kuyijyaho nta bujiji burimo, ukavuga ikikuri ku mutima, nta bujiji burimo. Ikindi, social media twese nk'abanyarwanda tuzi amahano yabaye mu gihugu cyacu. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Urumva, twese turabizi ibyabaye muri iki gihugu. Hari umuntu uyu munsi tawo udafite nyirasenge, udafite nyina wabo, udafite nyina, udafite se, ahagaze ari uyu we papa k'imama cyane. Ikintu ategereje ari ukuzakurana n'umuryango we, akazashaka, akabyara, akagira umugore cyangwa akagira umugabo, bakabyara kongera akiyubaka. Urumva, uwo muntu rero iyaje agatera urutanga akaza kuri social media, bya bintu byose yakabaye yicara mu nzu akaganira n'abavandimwe be, yakabaye yicara mu nzu akaganira na nyirasenge na nyirarume, uyu munsi ntafite umuntu abwira. Urumva, kandi tuzi ko guceceka bitera depression, biri mu ntambwe, mu nzira nini ikujyana kuri depression. Urumva, so rero nk'iyo yumvisha ibyo bintu bimubayemo byinshi, ayumva hari nk'ibintu agomba kubwira, kuba yaganira, kandi ntafite umuntu abiganiriza, ntafite n'umwumva. Iyo aje kuri social media ndahamya ko
iyo aje ababaye akavuga ubuzima ikintu kiri ku mutima we cyose akagisohora. icya mbere aruhuka mu mutima. icya kabiri ndamya 100% ko adashobora kubura abanko babiri, aba anti babiri, abavandimwe babiri, ugasanga bwa buhamya bwiwe yaje agatanga kuri social media bumuhaye umuryango, atangiye kugira abantu bamwumva, atangiye kugira abantu bamuganiriza. nimba yamaraga umunsi wose nta call, noneho ahubwo agatangira gushyuha ugutwi. Subizi subyemera. Ndabyemera. So rero abanyarwanda niba bazajya bajya kujajinga umuntu bajye babanza bamenye ngo ese yajyanyweyo n'iki. icyamujyanye cyo kiba kigaragara ko aba yagiye nyine akavuga ubuzima bwe cyangwa impamvu aba yaje kuvuga ubwo buzima bwe ntabwo baba bayizi impamvu. nuko buri muntu wese aza kuvuga nk'urugero nk'ubu uje kuvuga ati wenda hari nk'abantu benshi twagiye tubona barwaye nk'amakanseri. urumva amakanseri akaza bamuhaye transferi yo kujya mu Bushinwa cyangwa mu Buhinde, nta n'ijana yifitiye, nta n'umuntu muri famiye wigeze utunga n'ibihumbi 100, kandi arasabwa miliyoni nk'icumi. turabazi benshi bagiye bajya ku isimbi cyangwa ku bindi binyamakuru bakabivuga, kandi ayo mafaranga mu cyumweru kimwe akaba arabonetse. rero hari nk'umuntu ushobora guruduka hariya kavuga ati yaje gusabiriza, ati baba baje gusabiriza, baba baje kuvuga ubuzima bwabo, gushyira hanze ubuzima bwabo bitari ngombwa, agatangira kumujajinga, kandi mu by'ukuri yabikoze azi ko biri bumugire inyungu, yewe na feedback ikavamo ari nzima. none se njye nkeka ko buriya ikintu uvuze ikintu cyiza cyane, uko gutanga ubuhamya cyangwa kuba wabwira abantu situwasiyo urimo cyangwa wanyuzemo bivura umutima. urabyemera? kuko nkeka ko niba n'urugero niba umuntu arwaye akaza agasaba ubwo bufasha, kuko agatanga ubwo buhamya bw'ukuntu yaciye mu burwayi n'iki, ariko akaza kubona ubufasha, se ntabwo biba bimugiriye akamaro. ubwo rero nkeka ko umuntu uvuga ati ntabwo ari byiza, ni ugusabiriza, ni ukwitesha agaciro n'iki. hari urugero rutoya nigeze kubona, ni umudamu waciye mu buzima. ndumva ubwo buhamya narabubonye kwa Rose. ni umudamu waciye mu buzima nyine bubi bw'umugabo wamutotezaga n'ibiki, sinzi ukuntu yavuze mbese byari ibintu bibabaje cyane, wenda ntabasha gusubiramo. baza bakaruhura Rose Imana ijya imuha n'umugisha, ni ukuri kwakira abo bantu. buriya akamubwire nawe rega umuntu akubwiye inkuru ntabwo wabura kugira emosiyo. rero yakira abantu twakwihangana, nakihangana rwose nkarira kugira ngo umuntu abone ko turi kumwe, kandi koko nta nubwo narira rega kugira ngo umuntu abone ko muri kumwe. emosiyo ziraza kuko umuntu beti hari ibintu umuntu akubwira kumva ntibibaho, sibyo? ukavuga ati se ibi bintu bibaho, birashoboka se? ntabwo bishoboka. nyine hari nk'ibintu wumva ukumva ni nk'inzozi, ntabwo bishoboka. noneho ngewe ubwo buhamya nari narabubonye kwa Roza, urumva? noneho mva ikintu cyantangaje, ngewe ntaramenya ibintu bya social media cyane, nari nzi ko abantu baba bahimba inkuru kugira ngo nyine batubeshye se, bashake views se, ibintu nk'ibyo. ariko uribaza ko iyo nkuru nayiboneye kwa Roza, nyuma nkazihurira n'uwo muntu bwite. amatsiko nagize yo kumubaza bwa mbere, nashatse kumubaza ngo mbabarire umbwize ukuri, ibintu numvishe uvuga nibyo koko? umva arambwira ati nubishaka uzambwire mbikubwire ku murongo, ati nibyo. numva ndatunguwe cyane, urumva? rero mu by'ukuri njyewe arimo kunganirira yarambwiye ati byaranyomoye, nari narafashwe n'ikintu cyo kwiheba, urumva? nkumva yuko nta muntu unyitayeho, nkumva yuko mbese
ariko maze kuvuga ubuhamya bwanjye hariya niho hantu nakiriye. Ubu yarakize, yabonye abantu baramuhumurije, abantu bamuhake, abantu bamwitaho, urumva. Rero ntabwo ari byiza kugira ngo umuntu agende aheranwe n'agahinda ngo ni ukwanga ngo kuvuga, sibyo? Kuko n'ubundi ubuzima barimo kunyuramo buba ari bubi kuruta n'uburibwe, ni bubi kuruta kuba wabivuga. Rero aho hantu niba hamworoheye kuba yavugamo ko yaciye mu bintu runaka akaba yumva arabohotse, why not atabivuga? Agomba kuvuga ni byiza, kuvuga birabohora, urumva. Kuvuga utaha wumva umutima wawe wabohotse, urumva, ku buryo ushobora nyine, kuko uba wabonye. None njye nenga abantu baza nko mu makomenti, umuntu akaba yavuze inkuru ye ubona ibabaje, ari umuntu ubona ukwiye kugirira n'impuhwe, ariko ukajya kubona ukuntu umuntu aje muri komenti amurutuye urukomenti, aramututse, amubwiye ntamugamagabo, none ukabona none agiye kumusubiza hasi de prise. Nk'abo bantu kuko abanyarwanda n'ukuri ko sinzi ikintu babaye, barariwe. Inama cyokora nagira wenda nk'abantu batanga ubuhamya, kuko urumva uba watanze ubuhamya ukeneye kubohoka. Rero kugira ngo umuntu aze muri DM atangire gutuke, ajye yicecekera. Kandi ikindi cya kabiri, na wa muntu watanze ubuhamya, inama namugira ni ukutareba comment. Hari feedback ziza, nibyo zikaza ari nziza. Ntabwo yabura kuzira kuko abashaka kubore abantu bamwumvishe. At least umuntu yabwiye iyo nkuru kuri channel ye ajya murebera comment, sibyo? Ayimurebere, kuko kankubwire Betty, umuntu ashaka kuza akavuga ijambo, okay, gusa icyiza umuntu avugamo ibibi akavugamo n'ibyiza. Wenda abantu bose abari negative nibabura, ariko ngiye rwose bya bintu ndabinenga cyane, kuko umuntu muzima utera urutambwe rwo kujya kuri social media agashyira hanze ubuzima bwe, akavuga ati naciye muri ubu buzima, swati n'urugero niba ari ubufasha bwo kwivuza akeneye, wenda yararwaye ibintu bimurenze atabasha kwivuza, akeneye ubufasha mu bantu, niba aje akavuga iyo nkuru ye abantu bakananirwa kumwumva, cyangwa se abandi bakamwumva, nkeka yuko uwo muntu ahubwo aba ari intwari. Buriya nkeka ko ubugwari jewe ari uguceceka. Guceceka ntibibaho ubu. Guceceka nibyo. Umutima we warabaye nk'ibuye. So abantu rero bagomba kumenya ko social media, nimba umuntu aje kuri social media akavuga, ni urubuga rwahariwe abanyarwanda, urumva, ni urubuga rwahariwe abantu kugira ngo baze bavuge uko babyumva. Nanjye mbere ntagiye kukubeshya, iyo nabonaga nk'umuntu yaje nko kuri social media akavuga ibintu bye bimwerekeye, uyu muntu yasaze, ubu abantu bose isi yose igiye kumwumva, urumva, isi yose igiye kumwumva, ibi bintu ni ibiki. Barashaka kunyuraho, ego. Hari icyo mwashaka kutubwira? Twavugana nta kibazo. Muturindire turaje duhita tuvugana. Urumva, umuntu nimba aje kuri social media aje kuvuga, mujye mumureka avuge, aruhuke, avuge ikintu kimurimo. Pana nanjye nyine nibyo ndimo kukubwira, imbere numvaga umuntu nkumva yaciye nk'amabere, nkavuga uyu muntu ni umusazi, ibintu yaje kuvuga kuri social media. Ariko simenye ko nyuma feedback aze buriya n'umuntu ujye guhaguruka akaza kuvuga n'ubutwari, ntabwo ari ibintu bipfa gufatwa na buri wese. Muri famiye iyo ugiye kugisha inama, umuntu wese ugishije inama akubwira ko ibyo bintu ntibibaho, abantu bose bagiye kukumva, ni ukukota. Kandi mu by'ukuri biba bifite akamaro, abantu mujye mumenya ikintu cyose. Rega niryo terambere turimo, niryo terambere turimo tujyamo. Ubundi no vision turimo, ino vision turimo, nyine abantu ntabwo understandinga
ibintu birimo kujya imbere ntabwo ari ukwiyandarika guys reka twumvikane tuvugishe ukuri social media ntabwo ari ukwiyandarika urumva uku nguku ushobora kuba ufite inshuti zawe cyangwa abavandimwe bawe cyangwa family friends abo ari bo bose umuntu ushobora kujya kugisha inama nkeka yuko udashobora kugisha inama ingana n'ibyo sosiyete yose ahangaha tuba turimo kuvugira ni abantu benshi bari buze kudukurikirana n'urugero suppose ke ngiye ndaza gutanga inkuru yanjye igere ku bantu ibihumbi n'ibihumbi sibyo irarenga imigabane yo muri Afurika ijye n'ahandi urumva so rero nkeka ko inama wowe beti ushaka kuza ukangira akenshi iyo abantu umuntu aje no kukugisha inama usanga umuntu atanakugiriye n'inama y'ibintu bifatika sibyo akenshi abantu baguca intege abantu bagira positive vibe ni bake cyane urumva so rero nkeka yuko ni byiza rwose kugira ngo umuntu abashe kujya abohoka akore ikintu kimurimo urumva kuko kujya kuri social media ntabwo ari ibintu bibi rwose kuko nkeka ko ni ahantu ubonera counseling ni ahantu ubonera inshuti ukabona abantu bakuba hafi wari uzi ko hari abantu bajya muri depression urumva yarangiza akiheba ku rwego rw'uko acika no ku nshuti ze uzi uwo muntu wagize depression igera ku rwego rwo gucika ku nshuti ze cyangwa imiryango biba birenze uwo muntu rero ikintu aba akeneye ni sapoti y'abantu bashyashya inshuti nshya zitazi ibintu maybe yanyuzemo kugira ngo babashe kumwumva wari ubizi so rero kuba rwose umuntu yaza akavuga inkuru ye kuri social media cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose bwaba ubuhamya njye nkeka ko atari ibintu byiza kuko icyo gihe nibuka hari uwo muntu nyine hari abantu nyine bamubonye kandi bamukundaga bamenye ngo yavuze inkuru ngo kuri YouTube bahita bavuga nyine ngo yagiye kuvuga ibiki n'iki guys ntago rwose kuvuga inkuru yawe isoni zarishije uburozi nese ko udashaka kujya kuvuga iyo nkuru hanyuma ukajya kwiyahura bariya abantu bose aho kugereba nk'abantu bose twakomeje twumva biyahurira kwa makuza ni ukuri kw'Imana buriya agize nk'amahirwe yo kubona nk'ahantu avugira ibintu bimuri ku mutima we byonyine akabona komenti kuri icyo kiganiro zigera nko kuri 30 cyangwa 20 zimubwira ko zimuhumuriza ndakurahira n'ukuri umva uwo mugambi yaba afite n'ugwitaho kansoringa ntabwo yagumiza ngo ajye kwiyahura ariko please ugumane ibintu bye mu mutima wawe please ubwira abantu umwe babiri batatu bakagira bose umwe baguca intege umwe akubwira ibintu bye ukuntu abyumva bose bari negativity urumva ni wahandi uvuga uti noneho kanicecekere nizihorere agahinda kakazakwica ukajya kwiyahura agahinda rero kaganisha kuri depression iganisha kwiyahura biba yarenze biba yageze ku rundi rwego so guys uburyo bwose rata bushoboka urumva uburyo bwose bushoboka uba wumva waruhukamo jya uburuhukamo niba wumva ko nugenda ukavuga inkuru yawe kuri social media uri buruhuke genda uyivuge shaka ahantu uri buyivugire ugenda uyivuga uruhuke urumva niwumva ari ukujya kugisha inama Betty ukamubwira ibyakubayeho kugira ngo uruhuke bikore ariko abantu rwose bareke guca intege abantu bareke no gutera ubwoba abantu ngo ibyo bintu wagiye kuvuga ni ibiki bifasha benshi so Betty mbabarira dusoze iki kiganiro ugira inama abantu yes ugira inama yaba ari uwifuza kuruhuka cyangwa se kuvuga inkuru ye nk'uko twabivugaga yaba ari uwabitekerezagaho ariko akibaza inzira byanyuramo umugira inama si inama yo kuri social media gusa hari n'ubundi buryo bwinshi ushobora gukoramo kugira ngo wikansoringe inama nabagira
hari n'igihe ashobora hari nk'ibintu njya mbona Rose akora hari nk'umuntu umuhamagara akamubwira ibibazo bye akamubwira ati ariko njyewe ntabwo nshaka kugaragara sibyo ntabwo nshaka kugaragara ariko ndashaka kuvuga ibindi ku mutima kugira ngo nduhuke akaba yaza Rose akaba ari we yigira kuri kamera akaba ari we ifata umutumirwa akicara ku ruhande akivugira ibintu bye neza cyane akaruhuka aho kugira ngo umuzi niwe wumva ijwi ry'akarimenya ariko nawe ubona ishusho aho kugira ngo uzagere kuri ya revo yo kwirahurira ngo wabuze umuntu ubwira kandi ikindi bya bindi uvuga hari igihe uba uzi ngo ni wowe biriho wenyine kandi mu by'ukuri iyo ubivuze bidufasha turi abantu nk'ijana urumva nkasanga duhuje ubuhamya uriya agasanga murabuhuje noneho hari n'igihe umuntu aba ari muri situwasiyo nk'iyo wanyuze noneho ahubwo agahita amenya ukuntu ari buyitwaremo cyangwa se hari n'uba yarayivuyemo yakumva bya bindi uvuze akaba yajya no muri komenti cyangwa akaba yanakwandikira wa muntu wagukoresha ikiganiro akamubwira ati akakugira inama y'uburyo we yabisohotsemo urumva nicyo cyiza cyo kubwira abantu benshi bakakumva buriya kubwira abantu 5 2 ntabwo ari kimwe no kubwira abantu ibihumbi 10 urumva rero banyarwanda twagura ubwenge tumenye ko social media ni umuyoboro nyine ntabwo ari ibintu bisebetse ni ahantu umuntu avugira kumvwa akaruhuka akabona inshuti akabona abavandimwe akabona icyo yifuzaga kimwe nuko hari igihe uhaza ukahakomerekera ariko urahakomerekera ukabona abandi baguhumurije byose birashoboka so rero tubohoke tujye tuvuga kuko ni iterambere niryo terambere nyine tugezemo isi ya digitali isi ya digitali yes ari iyo nama nabagiye ikindi nanjye nakongeraho buriya sinzi ahantu merutse gusoma niba sinzi ahantu merutse gusoma ngo depression ngo yafashe pourcentage nini hano bavugaga hano mu Rwanda depression yafashe pourcentage nini cyane kuruta yafashe pourcentage nini cyane mu rubyiruko kuruta abantu bakuru urumva bivuze ngo biterwa n'iki ikintu giteye depression mu rubyiruko kenshi sinzi wowe beti ukuntu byumva wenda icyo kintu twazakigarukaho tukayigira topic ukwayo kuko nacyo gishobora kuba kirekire tugira depression ntitubimenye nicyo kibazo umuntu arayigira nyine namenye ko ayifite ako buri umaze kumenya ibimenyetso bya depression umuntu w'inzobere muri ibyo bintu yego tuzabashakira umuntu w'inzobere muri ibyo bintu aze tuganire kuri ntuze ya depression ku buryo umuntu uyifite azajya amenya ngo mfite depression amenye n'ukuntu wayisohokamo ariko gatoya cyane turimo gusoza inama nakongera ku ya Betty ni ukuvuga ngo niba ni urugero ibyo byose Betty avuze hakiyongeraho no kuba umuntu uri muri ibyo bibazo byanze bikunze Betty umuntu ufata utera urutambwe rwo kujya kuvuga inkuru ye kuri social media abafite depression sibyo kandi depression ntago kuyigira ari ikibazo ni indwara nk'izindi zose urumva indwara iterwa n'ibibazo kandi umuntu ntago yikuririra ibibazo so rero depression tuzayiganiraho ukwayo ariko icyo twavugaga twebwe twivugiraga ku bantu bajajinga nyine abantu baza gutanga ubuhamya bwabo kuri social media mujye mureka gutukana muri comment ntago muba muzi umuntu ikintu atekereza ntago muba muzi umuntu ikintu cyamuzanye ariko ugaturuka hari ukazana umutima mubi ukatubwiye umuntu ibintu bibi bifasha abantu benshi tugomba kubaka sosiyete irimo umutima wa kimuntu umutima mwiza umutima wumva buriya buhamya bufasha rero abantu benshi n'abantu batari babizi babimenye bifasha abantu benshi hari umuntu uri muri situation imeze nk'iy'uwo muntu yabyumva bikamugirira akamaro akamenya nawe ko yitwara ikindi cya kabiri bifasha uriya muntu ubivuze kugira abantu bamuba hafi no kumuhumuriza
kugira ngo yumve ko ibyo bintu yanyuzemo ari ibintu biri normale, hari n'abandi babinyuzemo bakabisohokamo neza, kuko umuntu uri muri iyo situation aba azi yuko ubuzima bwe burangiye, ariko mu by'ukuri ubuzima buba bugihari. Urumva, kuko hari umugani wo muri France bakunda kuvuga ngo après les échecs la vie continue. Urumva, nyuma nyine y'ibihombo, échec sinzi menya ari ibihombo cyangwa se sinzi ukuntu nabisobanura, ubuzima burakomeza. So rero ikindi kiyongeraho, abantu batazi kuri ibyo bintu bajye bashaka n'abatherapist. Abatherapist ni abantu nyine bafasha abantu kubakansoringa, urumva, bagava muri situation barimo, akumva ko ibintu arimo kunyuramo ni ibintu bisanzwe, ubwonko bwe bukagenda busubira ku murongo gahoro gahoro. Yes, rero mwakoze cyane kudukurikirana. Nibuka ko nimba wowe uje kubwira umuntu ngo yaje ngo kuvuga ngo kuri social media ngo nkaho ngo yabuze abandi abwira atari kuza ngo kwiyanika kuri social media, mujye mwibuka ko hari abantu batagira abantu babwira. Guys, ni ukuri hariho umuntu bahari nyakamwe, hari n'igihe aba yumva nta wundi wamwumva, n'ababwiye bose kabona ntibarimo bamwumva, bose baramuzanaho ibintu by'ibibazo. So rero mujye mureka umuntu nimba yafashe umwanzuro w'amahitamo ye ajya abayo, wowe ntago aba kureba. Yego, twasoza turasoje rwose, tubakunda bya danje, tuzarangiza umwaka turi kumwe namwe, ahubwo biyongereye. Turabakunda, bye bye. Muto nawe ubwo aranaruhuka, ahubwo hari igihe batagira babwira. Tunavugemo kugira